Ku myaka yawe 18 hari ibintu wakagombye kuba waramenye ndetse hari ibintu ugomba kuba uzi ukabifata nk'aho ari ihame kubera ko imyaka yawe 18 uyifite cyangwa se niba wanarayirengeje ugomba kuba ubizi kuko nibyo bintu byubaka ubuzima. Uramutse udafite ibi bintu birindwi ngiye kuba nakubwira, menya ko ubuzima bwawe ntaho bugana, menya ko nta kintu kizima uzigezaho kubera ko udafite ibi bintu ngiye kuba nakubwira bigera muri birindwi ugomba kuba waragezeho cyangwa se ugomba kuba waramenye ku myaka yawe 18 cyangwa se uyirengeje. Ubwo rero niba urengeje imyaka 18 ibi bintu utabizi, menya ngo ubuzima bwawe buri kugana mu kaga. Ahangaha twageze muri cya kiganiro bita school life, ni ubuzima, ni ishuri ry'ubuzima. Ubwo ngubwo rero wabimenye ko tubana na The Brown, ni njyewe wumva kuri mikoro. Ikindi kintu, iyi ni The Brown 250, nguhaye ikaze wowe dusanzwe tubana mu ikiganiro. Twibuke ko twakira abantu basha ahangaha. Iyo ugeze hano uri musha tugusaba gukanda subscribe ukatwiyungaho kugira ngo nawe utangire wige umenye ubuzima, ubundi umenye uko witwara muri ubu buzima. Ahangaha rero kuri life school turagenda tukiga kandi tukamenya. Reka mbe nakubwira ibintu birindwi ugomba kuba waramenye ku myaka yawe 18 niba uyifite cyangwa se warayirengeje. Rero reka turebe ikintu cya mbere ugomba kuba waramenye cyangwa se ugomba kuba waragezeho mu myaka yawe 18, ni ukwimenya no kumenya intego zawe. Nicyo kintu cya mbere. Rero kwimenya no kumenya intego zawe ni ukuba uzi imbaraga zawe ndetse ukaba uzi n'intege nke zawe, ukamenya ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, kubera ko iyo umenye ibyo ngibyo umenya aho ufokasinga, umenya ibyo ukora, ibyo utaho igihe cyawe kirekire ndetse n'ibyo uha igihe cyawe kigufi. Kwimenya no kumenya intego zawe ni ugutangira gutekereza ku byo wifuza kugeraho, ugatangira rwose ugatekereza ati njyewe nshaka kuzakora iki ngiki. Ku myaka yawe 18 ugomba kuba waratangiye gutekereza icyo wifuza kugeraho mu buzima bwawe. Kwimenya no kumenya intego zawe ni ukuba ufite indoto cyangwa se icyizere cy'aho wifuza kugera. Ni ukuvuga ngo niba warihaye kuba waba umucuruzi ukomeye, ugomba kuba wanarabitangiye ndetse ufite icyizere cy'uko uzabigeraho ku myaka yawe 18. Icya mbere rero kwari ukwimenya no kumenya intego zawe. Icya kabiri rero, ku myaka yawe 18 wakagombye kuba ufite ubumenyi bw'ibanze mu buzima, nko gushobora kwiyitaho. Ubwo ni ukwikorera isuku, ukiyitaho, ukamenya ko ugomba guhora usa neza, ukamenya ko ubuzima bwawe ari ikintu cy'ingenzi mu byo ufite, ukamenya guteka, gukaraba neza, ukamenya gucunga neza amafaranga make ufite kugira ngo ube waba umuntu ukomeye. Ikintu cya gatatu rero mu byo ugomba kuba waragezeho ni ubwenge mu mibanire n'abandi, icyo bita social skills. Ukamenya kubasha kuvugana n'abantu mu kinyabupfura. Urumva nimba utaramenya kuvugana n'abantu mu kinyabupfura, utari wamenya uko bavugisha umuntu mukuru, ndetse ibyo bintu ntabwo byakagombye kuba ugeze ku myaka 18 utaramenya uko wakagombye kuvugisha abantu bakuru. Ibi nibyo bita ubwenge mu mibanire. Ubwenge mu mibanire ni ukumenya kubaka umubano mwiza, icyo bita friendship. Ukamenya uko ugomba kubana nabo muri mu kigero kimwe ndetse n'abakuruta. Ubwenge mu mibanire ni ukubasha kwihagararaho no kuvuga oya mu gihe bikenewe. Ubwo ni ku bakobwa rero. Iyo ugize imyaka 18 utari wamenya kuvuga ngo oya, ngo ube utazi kwifatira umwanzuro wawe ku myaka 18, menya ngo nta hantu uzagera, nta kintu ufite uzageraho. Ikintu cya kane rero, ku myaka 18 wakagombye kuba waramenye cyangwa se waragezeho ni ugucunga amarangamutima yawe, icyo bita emotional intelligence. Ni ukuvuga ngo iyo umenye gucunga amarangamutima yawe, umenya uko witwara mu byo ukora,
nko kuba wamenya uko ubana n'abandi. Gucunga amarangamutima yawe ni ukumenya kwihangana mu bibazo byose uzanyuramo, uri gushaka amafaranga ndetse uri gushaka n'ubumenyi. Gucunga amarangamutima yawe nanone ni ukwimenya neza mu byiyumvo byawe, ukumva igihe urakaye, ufite ubwoba cyangwa se wishimye, ibyo byose ukaba wabimenya. Gucunga amarangamutima yawe nanone ni ukubasha kuganira n'abandi mu gihe hari amakimbirane yamenyekanye cyangwa se amakimbirane ahari hagati yawe nabo, ukamenya uko ugomba kuyakemura. Ikintu cya gatanu ni ubumenyi bwo kwitegura ejo hazaza, ni ukumenya uwo uriwe, mbese ugatangira ugategura ejo hazaza hawe icyo uzaba cyo. Ubumenyi bwo kwitegura ejo hazaza aricyo kintu cya gatanu, ni ukugira ubumenyi bw'ibanze ku bijyanye n'amategeko n'uburenganzira bwawe, ndetse ni ukumenya ibintu by'ibanze ku buzima bwawe bw'imibiri n'imyororokere. Ubumenyi bwo kwitegura ejo hazaza ni ukuba waratangiye gutekereza ku mirimo, amasomo cyangwa se ubumenyi bwakugirira umumaro mu buzima bw'igihe kizaza, ndetse waratangiye kuba wafonda cyangwa se wakereya cyangwa se warema akazi kaza gutunga mu ejo hazaza, kubera ko ku myaka ya 18 ugomba kuba uzi icyo kintu. Ikintu cya gatandatu ugomba kuba waragezeho ku myaka yawe 18 ni ukwihangira ndetse no kwigirira icyizere. Ku myaka yawe 18 rero ugomba kuba waragize iki kintu cya gatandatu, kandi nicyo cy'ingenzi cyane: kwihangira no kwigirira icyizere. Kwihangira no kwigirira icyizere ni ukugira icyizere cy'uko ushobora gukora ibintu kandi bigakunda. Kwihangira no kwigirira icyizere nanone ni ukugira umutima wo kugerageza no kutagwa mu kantu, kubera ko buriya ugahora witeguye ko ibibi bishobora kuba byakugeraho, ndetse ko ugahora witeguye ko ushobora kunguka cyangwa se ugahomba, ushobora gutsindwa cyangwa se ugatsinda mu byo ukora. Kwihangira no kwigirira icyizere ni ukumenya ko amakosa ari isomo ryo gukora, mbese isomo rya mbere ukamenya ko ugomba kurikura mu makosa, ni gukosora ikosa ryawe ku myaka yawe 18 ukaba ubizi, kubera ko gukosora ikosa bigaragaza ko hari ikintu umaze kumenya ku myaka yawe 18. Rero icya karindwi ugomba kuba uzi ku myaka yawe 18, anaricyo cya nyuma, ni ikintu cy'ingenzi kizaguherekeza kuva mu bwana bwawe kugeza mu busaza bwawe, kuva mu bugimbe kugeza mu busaza bwawe, kuva mu bwangavu bwawe kugeza mu gusaza kwawe uri umukecuru. Icyo cya karindwi nta kindi ni ukwirinda amadeni mabi. Kwirinda amadeni mabi ni ukumva ko gufata ideni utazabasha kwishyura bigusubiza inyuma, bituma udatera imbere mu byo ukora byose. Kwirinda amadeni mabi nanone ni ukumenya gutekereza aho kugwa mu madeni yo kugura ibintu bidakenewe. Hari igihe umuntu abona ibyiza, hari igihe ubona ibyiza abandi bafite, ukifuza kuba wafata ideni kugira ngo nawe ugure ibyo bintu byiza. Gusa ku myaka yawe 18 wakagombye kumenya ko hari ibintu ukeneye ndetse by'ingenzi ku buzima bwawe, ndetse hari n'ibyo udakeneye. Rero ibyo bintu bitari ingenzi cyane ku buzima bwawe ntibigomba gutuma ufata ideni. Wakoze kubana nanjye, ngiye nitwa The Brown, iyi ni The Brown 250. Abantu tubana mwese muraba agaciro, abantu mugenda mwandika komenti muraba agaciro cyane, mba mbateze amatwi nanjye nkazisubiza. Niba hari ikintu wifuza ko tuzakuganirizaho, niba wifuza ko twakuganiriza ku rukundo, ubyandika muri komenti. Niba washimye ibyo twakubwiye hano hasi mu byo tumaze kuba twakubwira, nabyo ubishyira muri komenti. Rero tuzongere dusubire.